Yesu ashimwe, ndabasuhuje bene data, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo gutabaza Imana, tugiye gutangira dusenga. Turagushimye Mana nziza, tugushime kugira neza kwawe, dushimye ko abanye natwe ukaturinda. Mana wagize neza, icyubahiro ni icyawe. Tugeze imbere y'ubwiza bwawe, duciye bugufi, tweze utuboneze rwose, tubabarire ibyaha n'ibicumuro mu izina rya Yesu Kristo. Kimara kutubabariza ubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe, unyemerere nkubere mikoro ye wivugire, kandi mwami uyu mwanya w'umugisha ntube impfabusa. Icyo twanze ni ukora kwa Satani ingabo ze, mu izina rya Yesu Kristo dutumiye Mwuka Wera kugira ngo aganze ategeke. Ibyo dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Baroma ibice 12 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 2. Umutwe w'amagambo uravuga ngo imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Reka nsome mu izina rya Yesu. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari ibyo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, ijambo ry'Imana ritubwiye ku by'imirimo ya Gikristo, uko umukristo akwiye kwitwara. Ubundi umukristo akwiye kugira itandukaniro n'umuntu utari umukristo. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Umukristo akwiye kugira urukundo. Umukristo agakunda abantu bose atarobanuye ku butoni. Umukristo akwiye kwirinda, akirinda ikintu cyose cyamutandukanya n'Imana. Umukristo akwiye kugira ingeso nziza, akagira ingeso nziza, akaba icyitegererezo mu bo bagendana, mu bo bakorana, mu bo baturanye, mu rugo iwe. Umukristo akwiye kuba icyitegererezo, akaba afite ingeso nziza zishimwa n'abantu ndetse n'Imana. Umukristo akwiye kwihangana, akihanganira ibyo ahura nabyo, akihanganira ibimugerageza, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Umukristo rero akwiye kwihangana, kumenya kwihanganira ibyo acamo, ntiyitotombe, ntiyivovote, ntatere Imana umugongo ku byo ari kunyuramo, kuko Imana ijya yemera ko ibintu byose bitugeraho. Imana ijya yemera ko umuntu aca mu bikomeye, ariko nuko ibiri kudukomeza kugira ngo tuzakomeze abandi. Umukristo rero akwiye kwihangana. Umukristo akwiye kugira ukwizera, akizera Imana, agafata Imana nk'inyembaraga, kuko Imana yacu irashoboye kandi irakora. Imana yacu ibasha gukora ibiruta cyane ibyo tuyisaba, kandi Imana yacu ikora ibirenze. Imana yacu igihindura amateka. Imana yacu igifata ibidafatika ikabigira ibifatika. Imana ishimwe. Umukristo rero akwiye kwizera Imana, akayifata nk'inyembaraga, akayifata ko ishoboye, akayifata ko ibintu byose ku Mana bishoboka, kuko Imana ishobora byose kandi nta kijya kibasha kurogoya umugambi wayo. Kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo umuntu utizera ntibishoboka ko yanezeza Imana. Iyo utizera rero ntago unezeza Imana, ubwo wataye umurongo w'umukristo. Umukristo rero nyakuri akwiye kwizera Imana. Imana itugirire neza. Umukristo akwiye kwizera Imana, akagira urukundo, akihangana, akirinda, kandi akagira ingeso nziza, kandi akayoborwa n'Umwuka Wera. Umukristo akwiye kuyoborwa n'Umwuka Wera, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abayoborwa n'Umwuka Wera nibo bana b'Imana. Imana itugirire neza.
Umukristo rero akwiye kuyoborwa n'umwuka wera, kuko iyo uyobowe n'umwuka wera hari ibintu utagenderamo, hari ibintu udakora, ahubwo unyura mu nzira nziza, kuko umwuka wera n'umufasha ujya ubana natwe akatwigisha rwose, akatubwira uburyo tugomba kwitwara, akatubwira amagambo tugomba gukoresha, akatubwira aho tunyura n'aho tutanyura. Umwuka wera ajya tuganiriza, akatwibutsa ibyo Kristo yasize atwigishije, ndetse akatwigisha n'ibindi byose Kristo atatwigishije. Imana itugirire neza. Kristo rero yagize neza kuduha mwuka wera, kuko mwuka wera iyo ageze ku muntu, umuntu ahinduka mushya. Umuntu udafite rero mwuka wera aba abuze, ntabwo aba ari umukristo wuzuye. Birakwiye ko umukristo nyakuri ayoborwa n'umwuka wera, kugira ngo amenye uko yitwara. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana rero yatubwiye ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Imana ishimwe. Bene data, nimutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima bishimwa, byera bishimwa n'Imana. Niko kuyikorera gukwiriye, kudukwiriye. Kuba ibitambo bizima ni ukwirinda ko imibiri yacu igera mu icyaha n'igisa nacyo, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo turi urusengero rw'Imana, kandi urusengero rw'Imana rukorerwamo guhimbaza Imana gusa, ntabwo rukorerwamo ibibi. Nimureke rero uru rusengero rw'Imana tururinde, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo utsemba urusengero rw'Imana nanjye nzamutsembaho. Imana nayo izamutsembaho. Umuntu wangiza urusengero rw'Imana, mwene data, ibuka ko uru urusengero rw'Imana, ibuka ko Imana yagutoranije kugira ngo iture muri wowe. Wirinde gushyiramo ikintu kibi icyo ari cyo cyose, kuko Imana yacu ni urukundo. Ntago rero wakimika urwango mu mutima ngo Imana ibe ikiri muri wowe. Imana yacu ni amahoro. Ntago wagira impagarara mu mutima wawe ngo Imana ibe ikirimo, uba wayimuye. Imana yacu ni urumuri. Ntago wakimika umwijima cyangwa ikibi mu mutima ngo Imana ibe ikirimo. Imana uba wayimuye. Birakwiye ko tugira urukundo, kuko Imana ni urukundo. Birakwiye ko twimika ibyiza mu mitima yacu. Birakwiye ko tugendera mu rumuri, kuko Imana yacu ni urumuri. Nimureke rero tube ibitambo bizima byera. Aka kantu mu gace w'umurongo ngo byera bishimwa n'Imana. Ikintu cyera nta kindi, iyo ikintu cyera ntago ni ukuvuga ngo nta kizinga kiba kiriho, nta rindi bara riba ririmo. Mureke rero twe gushyiramo amabara, mureke twe gushyiramo ibizinga ari byo byaha, ahubwo tube ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Bene data, ndagira ngo mureke dukore ibyiza bishimwa n'Imana, kuko Imana yaturemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo. Birakwiye rero ko ukora imirimo myiza, nanjye ngakora imirimo myiza, tukirinda ikintu cyose kitashimisha Imana, kuko uru urusengero rw'Imana, nanjye nkaba urusengero rw'Imana. Nimureke imibiri yacu ibe iyo guhimbaza Imana, ibe iyo gushima Imana, ntibe iyo gutuma izina ry'Imana ritukwa. Uko niko gukiranuka kwacu, icyo ni Imana idushakaho. Mwene data, icyo Imana igushakaho ni uko wicisha bugufi, ni uko wubaha Imana, ni uko ukora ibyo Imana ishaka, ni uko ukiranuka, ni uko ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Nanjye ngashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mu mahanga yose ngo ubaha Imana agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Mwene data, nukora ibyiza Imana izakwemera, nukiranuka Imana izakwemera, nuwicisha bugufi Imana izakwemera.
mureke rero tube ibitambo byera bishimwa n'Imana. Uko niko kwikorera kudukwiriye. Icyo ni Imana yishimira. Imana yishimira ntabwo ari ibitambo, ahubwo ni imitima imenetse. Imana ishaka umutima wawe, Imana ishaka umutima wanjye. Nimureke rero twirinde kwimikamo ikibi, ahubwo twimike mu ibyiza, kuko ni Imana idushakaho. Imana ibaha umugisha. Ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Bene data, birakwiye ko dukora iby'Imana ishaka, ntitwishushanye n'ab'iki gihe, ntitwishushanye n'abatizera, ntitwifatanye n'abatizera, ntitwifatanye n'abatuka Imana, ahubwo twebwe tube abo kuyihimbaza, tube abo kuyishima, tube abo kuyivuga mu mirimo dukora, mu byiza dukora, mu gukiranuka, mu kugira urukundo. Icyo ni Imana idushakaho. Ntitwishushanye n'ab'iki gihe rero, kuko ab'iki gihe basigaye bavuga ngo bazi Imana kandi imirimo bakora ikabihakana. Bene data, dukwiye gukora imirimo igaragaza neza ko turi abana b'Imana. Ntitumere nka ba bandi bavuga Imana ku munwa ariko mu mutima bihabanye. Birakwiye ko mu mirimo dukora, mu mbuto, ijambo ry'Imana ryaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Abantu muri iyi minsi ntibari kwera imbuto, kuko ibyo bavuga bihabanye n'ibyo bakora. Ariko bene data, ntibidukwiriye, ngo ntidukwiriye kwishushanya n'ab'iki gihe. Imana itugirire neza, kandi Imana ikomeze iduha ubwenge bwo kumenya uko twitwara, kuko bene data, hari ibirangaza byinshi muri iyi minsi. Hari ibintu biri gutuma abantu batera Imana umugongo, hari ibintu biri gutuma abantu bagendera mu nzira ngari, kandi inzira ngari ijyana kurimbuka. Ariko bene data, ndabinginga, nimureke tunyure mu nzira ifunganye, kuko ari ijyana ku bugingo, kandi iyo nzira ifunganye niyo Yesu Kristo. Birakwiye ko tutishushanya, birakwiye ko tugira itandukaniro, birakwiye ko twitwara neza. Nimureke duhinduke tugize imitima mishya, mureke duhinduke rwose, tube intangarugero, tube abantu bameze nk'uko Kristo yishimira. Nimureke twe kugendera mu kigare, ahubwo duhinduke tugize imitima mishya. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo iyo umuntu ari muri Yesu Kristo, oh haleluya, ngo abaye icyaremwe gishya, ngo ibya kera biba bishize. Bene data, birakwiye ko umuntu uri muri Yesu Kristo akora ibyiza, akora iby'Imana yishimira, adasubira inyuma cyangwa ngo arebe ku ruhande. Birakwiye ko dutumbira Yesu, niwe gisubizo. Birakwiye ko dutumbira Imana, niyo gisubizo. Twe kureba ibyo byo ku ruhande, kuko ibyo bizashira. Ibyo ni iby'igihe gito, isi izashirana no kwifuza kwayo. Ariko bene data, ndagira ngo mbabwire ngo ukora iby'Imana ishaka ngo azabaho iteka. Imana itugirire neza. Birakwiye ko dukora iby'Imana ishaka, kandi tugahinduka rwose dugize imitima mishya, tugahinduka tudasubiye muri bibi, muri bya bindi bibi, tudasubiye mu ngeso mbi, tugahinduka bya nyabyo. Imana ikatwishimira, kandi tukazabona n'iherezo ryiza. Imana itugirire neza. Nimureke rero tumenye icyo Imana idushakaho. Mwene data, menye icyo Imana igushakaho, menye icyo Imana yakuremeye, menye icyo Imana ishaka ko ukora, menye icyo Imana ishaka ko uvuga, kugira ngo Imana ihishime aho iri mu ijuru. Kandi bene data, iyo tuvuze ibitunganye, tugakora ibitunganye, Imana iranezerwa. Nimureke tunezeze Imana, dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose tuzabyongererwa. Bene data, buri wese ku rwe ruhande nakora iby'Imana ishaka, ashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi tuzabyongererwa, kuko byose biva mu Mana. Ubukire n'icyubahiro biva mu Mana. Nimureke rero
dushaka ubwami bw'Imana, ibindi byose irabifite kandi niyo ibitegeka. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo tugendere mu nzira nziza, kandi ndagira nkubwire ngo nukora ibyiza uzemerwa. Gukora ibyiza ntawe byishe, ariko gukora ibibi bijyana kurimbuka, kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo. Nimureke rero duharanire kuzagira iherezo ryiza. Mwene data ndagira nkubwire ngo ba maso nanjye mbe maso, kuko ntabwo tuzi umunsi n'igihe. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uhore witeguye, nanjye muri niteguye, tuzagira iherezo ryiza. Icyo Imana idushakaho ni uko duhinduka tugize imitima mishya, ni uko imibiri yacu ikomeza kuba ibitambo byera bishimwa n'Imana, dukomeza guhimbaza Imana dukora ibyiza, kuko nibyo yaduhamagariye. Imana ntabwo yigeze iduhamagarira kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Imana ibampere umugisha. Reka mbwire n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, mwakire. Igihe ni iki, ejo ntuhazi. Muri isi turi abashyitsi, niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wakire Kristo akubere umuyobozi muri uru rugendo, kuko ntirworoshye, kuko muri Kristo niho tubonera ubugingo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa Data atamujyanye, ntabwo uzicuza kumukurikira, ntabwo uzicuza kugendana nawe, ahubwo uzasanga warahisemo neza. Imana ikomeze ibiteho. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu tugushimye kubw'ijambo ryawe ryiza. Ijambo ryawe riratubwiye ngo duhinduke rwose tugize imitima mishya. Mana, turakwinginze kugira ngo turinde kwishushanya n'ab'iki gihe, ahubwo duhe gukora ibyo ushaka kandi ushima, kuko nibyo dushakaho. Icyo wishimira ngo ni umutima umenetse, ntabwo ari ibitambo. Mwama, bankurikiranye bahe kugukurikira, bahe gukora ibyo ushaka, bahe gukiranuka mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ijambo ryawe ryarambwiye ngo nitubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi byose tuzabyongererwa. Mana, nabo bahe gukiranuka, kandi ukomeze ubiteho, ubahe imbaraga, kuko ntibakishoboza, ariko ikiruta byose ukomeze ubarindire ubugingo. Abarwayi bakize, bafite intimba n'agahinda b'amahoro mu mutima, abihebye bagarukeho mu izina rya Yesu Kristo. Komeza wagure umurimo wawe Mwami, bw'abanyabarimbuka wongera abakizwa mu izina rya Yesu. Abategereje urubyaro Mwami, ubaremere igitangaza. Urakoze ko abanye natwe muri uyu mwanya. Icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi Imana bagarukeho, ariko ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo. Naho ubutaha. Bye.